arajya hakarira akakunyora amaso ariko abababaye ngo namuteye nakwibarije wansa dukundana wansanze ntwite wasanze mfite undi mukunzi cyangwa ni wowe twakundanye bimwisobanurira ko icyo nshaka ndashaka uzanyereka umwana icyo neganya kumubwira nukibona uzishima kandi amarira uri kurira uzayahora ntuzamenya ko ari na wa mugabo wakugiriye nabi wanagutaye akanagutana n'umwana. Icyo nshaka ni diplome, nuko diplome yanjye y'umwana wanjye iboneka, naho kudutaho waradutaye twaririye twarimaze. Abanyeshuri twiganye bose birwa banseka bose ari n'umwe utameze neza. Yewe icyo ndigushaka n'umwana nta kintu. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV Show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Kanizere ko mumeze neza mwese aho muri, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Nongeye kubasuhuza, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Bamwe muri mwe bagenda bafasha abantu tuba twagiye tuganira nabo. Nawe wakoze subscribe ndagushimira cyane. Mwese bahaye ikaze. Uyu munsi ni kumwe na Mama Teta na Papa Teta. Ngira ngo muri buki kiganiro twakoze ubushize turi kumwe na Papa Teta, hari ibyo yatubwiye namwe mwarabyumvise, ndetse na Mama Teta muzi story ye ndende ni birebire, ngira ngo namwe mwarabyumvise. Uyu munsi rero nabahuje kugira ngo twumve impande zombi, twumvise buri ruhande rumwe, buri muntu atubwira ibyo, atubwira uko byifashe buri muntu ukwe. Ariko ubu noneho nifuje ko noneho buri wese aba hari ari kumwe n'undi, kugira ngo hataba hari ibyo umwe yavuze undi bakaba baramubeshye, cyangwa hakaba hari ibyo umwe yavuze undi akabihakana. Niyo mpamvu rero turi kumwe kano kanya. Mama Teta tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Keza. Urusha isura wirakara, mbona isura wayirakaje. Sha ni indoro y'ababike, ariko nta kibazo, maze gukomera urebye. Uyu munsi ndi buriri tuganire nk'abantu bakuru n'umutware, urumva uvuga umutware ukamureba se sibyo. Papa Teta nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Wa munsi nguyu wageze rero, si wifuzaga ko muhura? Umva, sibye kukugororera nta kintu. Ikintu cyanangaje nuko muri mwese nta numwe ugeze ahobera undi. Ntabwo mukumburanye? Sha Teta ntabwo ukumbuye umugabo? happy, Ngaho. ahubwo ndatangaye. Mwasuhuzanyije nk'abantu batuye nk'abantu baherukana, kandi nzi ko haciye igihe kinini mudahura. Ahubwo se ninde umuyoboye inzira ke? Kandi mbere ko yibaza bati Ndakeka ari wowe. Ndakeka ari wowe. ndumva rero ndi kubona mwese habuze ubanza kuvuga, gusa nzi ko buri muntu muri mwebwe afite icyo yifuza kubaza umugenzi we. Sibyo Papa Teta? Niko bimeze. Cyane cyane wowe ko
hari ibyo wambwiye uti ndifuza kuzahura nawe nkamwibariza ibibazo bitari byinshi, byari 2 nibyo wambwiye 2 ariko ni haza na byinshi nabwo nta kibazo. nta kibazo. Gusa tuganire neza mu mahoro mu mutuzo nyine, mbese buri muntu wenda ufite ikibazo abaza undi dusubiza, ntabyo guserera, sibyo mama Teta? Yego nibyo. Ushaka kubanza kuba yagira icyo abwira undi namuha mikoro akabanza akagira icyo abwira undi. Ako Teta? Okay, murakoze. Ikibazo cya mbere ngiye kumubaza, ubwo bibaye 3. Ikibazo cya mbere, kubera iki wafashe ibyanjye byose warangiza ukabijyana ku nkoranyambuga ukabivuga, warangiza ugashiramo n'umwana? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Reka ngushimire, ndacyafite ikinyabupfura nk'uko wansize. None se utabeshye nari nzi yuba, nabonye nta bundi bufasha, kandi Keza yagomba kumfasha kuzamenya iyo uri, kandi koko dore birabaye. Ndakubonye nta nubwo nakekaga ko ukiriho, niyo mpamvu nagiye ku mbuga nkoranyambaga, kuko naragushatse, telefone wayikuyeho, uragurisha byose uragenda, umwana ntiwagaruka inyuma. Ibigo byose yigaho, amakuru nzi nuko uzi neza aho yabaga yiga. Nta n'umunsi n'umwe nigeze numva warafashe initiative ngo uvuge uti reka byibura njye kureba umwana. Social media rero nayijeho kubera ko ibibazo byari bimaze kundenga, kandi rwose nshimiye Keza umfashije kugira ngo nkubone. Nubwo nkubonye muri kondisiyo itari nziza, ariko ntacyo ndakubonye, ubwo hari byinshi uri bunsobanurire wa mugani. Nicyo cyabiteye kugira ngo njye ku mbuga nkoranyambaga. Twari tumeze nk'abari kurangisha. Yego. Umuntu wabuze. Kuko Keza nawe ambona, iyi nkuru yanjye yayibonye kuko nari ndi umuntu wishwe n'agahinda, kandi ku bantu bari basanzwe banzi ndi umuntu muzima, bahita batangira kumbona ameze nk'umusazi. Niyo mpamvu rero wabonye wageze ku mbuga nkoranyambaga. Iyo nahagere se ubu wari kuzasubiza amaso inyuma ngo uze uturebera, uze undebe nako. Niyo mpamvu yagusubije Papa Teta, yagusubije cyane. Ntabwo unyuzwa n'igisubizo. Nareke kwirengagiza ibyazi, areke gucisha hirya no hino ngo ni ukubera njyewe. Ntabwo ari njyewe. Navuga ikibazo cy'ukuri, ntarabyivugira njyewe. Ikibazo Papa Teta naguhaye uruhushya ubyivugire, ubyivugire pe, bivuge nta kibazo, nanjye ndahari ndisobanura. Nshobora kubivuga akavati ndi kubeshya, bivuge, kandi aricyo cyatumye Keza duhuza. Niyo mpamvu Keza njyewe ko nanjye sinatekerezaga ko Keza azakubona. Bivuge ngenda mwemereye. Ikindi kibazo cya kabiri ngiye kumubaza, nk'umugore ubu wasigaye mu rugo, akavuga ati umugabo wanjye yagiye isafari ku isaha anzangwaho gituma mu rugo, sibyo? Mu gihe navaga isafari wabaga wagiye he? Wasoje? Se Papa Teta, njye nawe ntabwo twashakanye ndi umunyeshuri niga, ibyo urabyemera cyangwa urabihaka? Ndabyemera. Sinigaga muri secondaire, ntago wanenda niga, urabyemera? Ndabyemera. Ntabwo njyewe nendaga gukora exeta? Ndabyemera. Nta mwarimu se narakubwiye ngo uzanshakire byibura azageza kunsobanurira mu rugo ukabyanga? Ntubyemera? None nagombaga kwikorana etide, byagenze bite? Umunsi umwe waje ukasanga nagiye gusobanuza ekonomi, niwo munsi wahise ugira urwitwazo ngo njyewe wasanze nahari. Si umunsi umwe. None se wasanze nagiye muri etide, uricara uranegereza ngo mbase aho nagiye, kandi ngenze uko ubwanjye nakwireye message.
umbwira ko ugeze ukiri mu nama n'abashinwa siko wanyibwiriye sinaje ngasanga wazinze ibyawe wigendeye shake navuze ko nari buri ariko uno mugabo ndabona amaherezo ariko umvumburira isukari pe yewe ntabwo wantwaye ndi umunyeshuri wigeze unzana ntwite wigeze unzana mfite abandi bagabo dukundana cyangwa abasore umunsi umwe wasanze nagiye gusobanuza ekonomi nkanagusigira message niwo munsi wahise unazingura unyereka ko utakinkunda waranyicaje urambaza se wahamagaye inama y'umuryango ngo ubabaze aho nayo nagiye ndabura cyangwa niwe wafashe initiative yo kunyereka uko wari uri ntarinzi hanyuma mbabarure kiriya kurira reka papa teta nawe dusubize ku byo maze kuvuga papa teta ijambo ni ryawe ubu ngubu hano ngewe ntabwo nemerewe kuvuga ibintu byinshi mwarajya avuga n'undi amusubize nta ruhande mbogamiyemo kuko mwese murahari buri muntu aravuga urumva ko nyine mama teta hari uburyo abisobanuyemo nawe rero ugiye kumusubiza ugiye kudusubiza aho ngaho kubyo akubajije ku bintu byose avuze njye hano nta bintu byinshi ndavuga ndajya numva icyo umuntu avuze hanyuma n'undi amusubize ijambo ni iryawe byavuze ntabwo mbyumva ute hari ibyavuze numva sinzi kabisa niyo mpamvu turi hano nyine kugira ngo tubyumve none se kuvuga ngo yarigaga yari miliyoneri se miliyoneri ubu se iyo ari umwana ku buryo namushukaga nkamutera iyo nda ibyo ntabyo yavuze ntago yari umwana ariko avuze ko ariko yarigaga ntabwo rero yari kuziga ngo azabe miliyoneri sibyo kuvuga ngo namuteye inda ntago yari wa mwana nari bugene ngo mbwire gutya ngo ngwino turya oya twarateretanye nk'uko wagenda hariya ugatereta umukobwa mukumvikana mukagenda mukaryama muyarangira mugataha noneho twaryamanye nk'indaya none se arivugiye ngo nk'uko ngo wagenda ugatereta umukobwa hariya aha nivugire arajya hakarira akakunyora amaso ariko abababaye ngo namuteye yewe nakwibarije dukundana wasanze ntwite wasanze mfite undi mukunzi cyangwa ni wowe twakundanye ninjye twakundanye mpaka kugeza he kuri finale ngeze 6e segonderi nongeye ndakubaza umunsi uza umunsi nabonye mu kiganiro wakoze waravuze ngo warazaga ngo ukambure umunsi umwe nakubajije ngo umunsi umwe nenda gukora exeta wasanze nagiye gusobanuza ekonomi nkakohereza message urumva niwo munsi wafashe icyemezo hari indi minsi igihe wigeze usanga nari muri icyo gihe nibwo mwatandukanye ubundi niwo munsi yaraka ariko nari maze iminsi mbona nazi ukuntu ameze nuvuga ngo kuva yagiye kujya gukorera mu Mutara hari ibintu ngo by'amadamu bari gukorerayo noneho ngewe ntangira kubona abandi bashoferi twe duturanye bakajya bataha umugabo nkamutegereza nkamubura nguyu namuhamagara ati sheri hari umushoferi uyu n'uyu wagiye namusigariyeho nanjye azankorera ubutaha nuko ubundi ibintu byatangiye nanjye kubera ko nari ndi mu masomo nari ndi kwigira ngo ndebe ko gizeta nzabona diplome nkavuga ati buriya koko umugabo afite akazi kenshi reka ntegereze nguyu nashidutse niba yarazaga kabiri mu cyumweru asigaye aza rimwe mubajije arambwira ngo ariko ubundi wa mugore ngo ubugira ngo umugabo aguhora iruhande shidukana rya rimwe yazaga atakiza uwo munsi rero nagiye gusobanuza ekonomi nguyu message nayo imwohereje nibwo yagiye asiga nantumyeho ngo noneho ndagiye byanyabyo kugira ngo nabyemere bivuga ngo urumva bivuga ngo yari yaratinze nyine hari umuntu wari warandabuye ko mu Mutara nyine nawe urabyumva ariko kubera ukuntu nari muzi yitonda simbyemere ariko icyo gihe nyine
yahise abinyereka ko nawe mwibarije wafashe famiye ngo twicare tubiganireho umbaza aho nagiye ko message nayo nayigusigiye ubwo urumva atari afite gahunda n'ubundi yo kugenda kubiri kose ntago byatunguranye njye ntago byantunguye ntibyantunguye yari amaze igihe anyereka ibimenyetso ahubwo njyewe kubera ko amasomo yari amereye nabi urumva ntugiye mu masomo kumbi wafite iyindi mipango nuko byagiye uri kubitekerezaho cyane papa teta oya ariko ubundi reka nkubwire ubu wararebye muri iyi Kigali yose usanga ari we mugore mwiza udashobora guharabikwa koko guharikwa guharabikwa cyangwa guharikwa guharikwa nyine warabinyeretse ko atari cyo jyenyine uharitswe nanjye narabyakiriye iyo marika se basi ukita ku mwana twabyaranye ariko ntumarika simbyanze pe nkuko bivuze sije mugore mwiza iyo marika byibura ukita ku kibondo nakubyariye twabyaranye ku mwana hako papa tekereza umwana uheruka afite imyaka 5 se nk'ubu we nimuhura ko nduza n'igihe wifatiye nimuhura uzamubwira ngo iki imyaka 5 ejo bundi mu kirori cya sister wawe ntabwo ariho twahuriye nabwo ugatinya kumusuhuza waramuherukaga nimuhura uzambabarira ubahuze nanjye nzareba igifaransa azamubwira imyaka 5 nibwo umwana yamuherukaga kumubona wumva nakoze amakosa ubure no gusubira inyuma ndakeka waragiye umenya ibigo yigaho ngo usubire no kubaza tese umwana yishyurirwe nande minerivare inzu kuzi ko wayigurishije tutabizi ntabwo inzu nasanze warayigurishije ngeze kuri setani umwana agiye gusufa wagarutse inyuma none rubonye arangije tumwana sawa ubwo keza azagerageza abahuza uzabimwibwirira kuko we anakubo sinzi ukuntu azakureba azumirwa gusa ahubwo ntabwo vangaha icyanzanye kidakemutse icyanzanye ni umwana aho kuvuga ngo urajyaho ngo urarera umwana sawa arahari uzamubona ari tayari turavangaha ugenda umunyereka ndemukwereka uramunyereka shaka kumenya naho mbase cyo bita geto urakizi ni muri geto ntiwahinjira atahinjira ntabwo yabona aho yinjira tugomba kuva hano agurishije aho twabaga agiye gushakisha ahandi heza twega dusiga ku kaminga ku gasozi si ubundi mubaze papa yego utabera amafaranga miliyoni 18 zose wagurishije iriya nzu warayariye urayamara ko nduzi n'ubundi ntacyo wahindutseho ko ntuzi ari bwo wabaye nabi kurushaho kubwira ni umugabo wanjye ndabyemera naramubyariye pe njyewe wayashyize heza aho nayasize arahari kandi nuhashaka ariko kwanza we nanugomba no kuhamenya ni umwana wanjye tuzahamenya jya kwishyura rero minerivare dore diplome yiheze kuri Saint Francis 330 niba wabizanye ibihumbi 330 niba bifite kuko nta yindi nimba umwana afite niba mwaraganiriye baratujya kumukuriza diplome ubundi ko nta mwana se wanga se ntacyo ugenda ahantu hose abonye akazi ikibazo cya diplome kiraza kikituramo niba wayazanye na keza yaguherekeza sibyo mukajya kuyizana naho umwana ndamugucaho se ko ari uwawe ngo mugire navuze ko tuva ukagenda ukamunyereka ikibazo umwana yari afite kigakemuka erega nanagaruka mu muryango cyakora ndumiwe mu kiganiro wakoze se ko numvise ko ufite umugore mwenda no kwibaruka uzaba ugarutse mu muryango ukora iki ni mu mutarara ariko umugore ni uwa mbere nawe uri kubivuga bikagutera isoni umugore ni uwa mbere uyu wa mbere se we nabyumva aravuga umugore wa mbere
muba mufitanye igihango gikomeye kurusha niyo washaka 10 niyo washaka 20 umugore wa mbere aba ari uw'igihango. ubwo se uwo nguwo wundi ufite wa kabiri nabibona waragira ngo nta kuraza inyuma y'amabuno. Umugore wa kabiri ntabyazi. ntazi ko wari ufite undi mugore. Ntabyazi. mujya kugurisha inzu yanjye uwagufashije gushaka testation dodesi wari gitifu ntabwo uriya mugore ari we wamugushakiye se uzi ko inkuru nayimenye. Ariko ntagazi yuko ari ibyawe nagurishije ntagabizi. Ariko papa te ikindi kintu giteye agahinda nkikubaze Imana inkomeze sindi iyo utinyuka kwica umuntu akiriho nk'ubwo ubundi urufatirwa ibihano ugatinyuka gushaka testation dodesi irangamuntu yanjye nk'umugabo twabanye bwo ntabwo wayibura pe ke icyangombwa cyuko napfuye ese ninde wansinyira sinyatire yanjye wayikuye icyangombwa cyuko napfuye utinyuka unyice narakubyaringe narasangiye nawe 8 inzu tujya kuyigura ntabwo ngiye nagiye nkagurisha ishyamba amafaranga ngira ngo ugiye kumfasha koko waramfashaga twarakundanaga nkayaguha ngo tuve mu bukode utinyuka unanyice nyiriho ubu se bundi keza akuzanye uzi ko ndi umuzimu uje kureba cyangwa ibyo ari byose wari uzi ko nyine napfuye wari uje kwihera ijisho ngo menye nako sinamenye icyo washakaga. Ariko aho hantu nakoze nubwo nagiye kuyandikisha nkandika mu buryo budasobanutse ariko ibyo nakoze biracyahari ntaho byagiye. Nuwashaka aho navunjishije ya nzu uzahabona. icyo wakoresheje amafaranga nabishaka uzakimenya. Nzazakimenya. Ariko mu gihe tutari twicara dusabana imbabazi ntago azahamenya. Niyo mpamvu ngomba kugira gute kuzahereka umwana nubwo namutaye ariko ndashaka kuzamwereka aha navunjishije yanzuye twari dufatanyije n'umugore wanjye azahereka umwana aho nanjye. Umwana ngo yarazi ko mwayimwanditseho. Ntago umwana wawe wowe ubwo yigeze guhura na se wabo akaguha telefone ngo akuvugishe ngo mwana ngo ndaje nguvugishe umwana ati se papa inzu ko nabuze minerivani inzu byagenze nayikwanditseho inzu ntabwo imaze kugurishwa inshuro 2. Umwana ntimwivuga ni wowe umwibwira ko inzu wayimwanditseho arabeshya. Iricara akavuga ati ngiye mfite inzu muri Kigali ariko arambwira ati shati papa yarambeshye ngo inzu nyanditseho ati birangira nta nzu nyanditseho na mama twumva ngo baragurishije ngo turara hanze babasohora mu nzu barara imbere y'imiryango mbese nyine namubajije ngo niba jewe atarankundaga cyangwa icyo yanshakagamo yaramaze kukibona ke iyo byibura yita ku kibondo cye hakita ku mwana we yari kubikike cyakora uri ntamuwe nta kindi nakubwira gusa yarakuze humura keza zabahuza umurebe nako ejo bundi mu munsi mukuru wa sister wawe watinye kumureba noneho muziburebanira uzabimwisobanurira ko icyo nshaka ndashaka uzanyereka umwana icyo neganya kumubwira nukibona uzishima kandi amarira uri kurira uzayahora. Ntuzamenya ko ari na wa mugabo wakugiriye nabi wanagutaye akanagutana n'umwana. Icyo nshaka ni diplome nuko diplome yanjye y'umwana wanjye iboneka naho kudutaho waradutaye twaririye twarimaze nagiye mfurira abantu ubu se nkubwire ko no kugira ngo keza amenye nari nagiye gusaba ikiraka cyo gufura iwe singuyo wamwibarije ke ntabwo nagutekereje inkuru yanjye naje kugusaba ikiraka cyo kugufurira. Abanyeshuri twiganye bose birwa banseka bose n'umwe utameze neza. Yewe n'umwana nta kintu. Shaka umwana na nyina se ko ushaka umwana wenyine nyina uramujugunya. Wari uzi ko burura mwana yaruhanye na nyina ibyo wakora byose utari kumwe na nyina nta kintu yakemera.
njye ndashaka umwana twicare tuganire mubaze ibyo nyina yamubwiye mu gihe tutari turi kumwe. ibyo nyina yamubwiye atabona ni ibiki? azi ko ngo wamuteranyije ubu inshuro twaburaye tukanabwirirwa urazizi twambara ubusa. ariko nzazikuba buriya rero amavuta y'umugabo ngo namuraye ku mubiri wenda twe turi abagore ariko nanone ntago umuntu yaba ashonje uyu munsi avuga ati ubu nintaha nta kintu nsanga mu nkono ngo umubwire ngo nzakugaburira ejo, ahubwo uhera ako kanya ashonje wenda ejo ntubikore ariko ukabikora ako kanya. none se uri kuvuga ngo uzayabahoza ryari? nanjye nibyo naje gushaka kugira ngo nongere nsubire mu muryango. subiremo. ase mama Teta, ndabona rero waje uzanye n'umwana. kwereka n'umwana ubu se umuntu waguteye inda n'indera? ni umugabo. ese wari ugiye uzi ko nta bandi bagabo bariho? ni umugabo. Imana yaranshumbuje. ubu se wagira ngo ngendingwe? wari ugiye kumbyaza umwana umwe ngendingwe? si umukobwa wawe sha, dore nguyu yaranampamagaye. aha hangane ndabona nahuye na so sha mu kiganiro ari kundasaba itabaho ngarashaka kuzakubonara. ahubwo se wamaye nkavugana nawe. ugeze he? ameze neza nta kibazo afite. wowe umugejeje he? natwe njya mu kanya kandi numva byose mbaza ndaje ndahita nkubwira. ngo aragushaka ndamuha nimero yawe azakwihamagarire cyangwa Keza azamuzane muhure. sawa. sikunyishisha amatsiko. yumva iki? sawa nyine. arambwiye ngo ntabyo ashaka. yumva imfura ye uko bimeze, yumva uko ameze. uzi ko umwana w'imyaka 5 uzi ko wongeye kumuna afite imyaka 20 n'isura iba yarahindutse utamenya n'uwo ari we. bibaze ko twagiye muri kiriya kirori cyeje ubundi akamureba akamuyoberwa. ishusho yo yonyine kugira ngo mubone ni ikibazo. nyine ubundi wenda ubu bibuka agasura gake ariko ntago ushaka kubureba ngo utume umenya ngo uhite. ariko se ubundi bukeye yatekereza je mwibarize. ubundi abantu wari uri wararyaga urarya ukanywa ukaryama ugatekereza ko umwana 8 wari ishuri kuzi ko ndi 8 wari uriye, ubwo ugatekereza ko umwana wawe w'umukobwa azabaho ukajya mu buriri ukaryama ugasinzura ukarya izo nkoko ukarya. cyakora abagabo sha nta mugira pe. nta mugabo ugenda yibagirwe ibyo yasize inyuma. hanyuma wadusigiye iki? hari n'ikintu na kimwe wigeze utwoherereza mu buzima bwa kuva wava mu rugo? nari kubikoherereza narakubonaga. ngaho da. kutari kwemera ikosa yuko wowe wagendaga. kuki utanshakishije? nari kugushakisha. ariko muri mwese ikintu gisekeje no buri wese avuga ngo yabuze undi kandi mwese muri mu gihugu umva ke umuntu abura gute kandi mwese muri mu gihugu. nagome no kumbaza ngo ngo arabona ngo nazanye n'umwana ngo narabyaye niyite ku mwana we ambaza iby'umwana we Teta yimbaza iby'uyu nguyu. iby'uyu nguyu nzabibaza nawe wayinteye impamvu kandi nayitwaye. kwisi nakirwa nyikubwira ko ntacyo wayimaze. ubu se uzi ko twaryaga, uzi ko twanywaga, ubundi uzi ko twari tubayeho gute? ahubwo se ayo mafaranga nabyo wikwirwa bimbaza. niba ikintu ushaka kubaza ayo mafaranga ya diplome byibura urumva hari icyo wabafasha kugira ngo aboneke cyangwa urayafite wa mugani wa kugira ngo n'ubu ngubu tujye kwishyura kuko igihe cyose umuntu yaboneye babwiye ko bazayishyura. yego nukuri yabuze akazi kubera ya diplome niba yayazanye. yewe nababwiye ngo icyanzanye ni umwana. kumbaza ngo iby'amafaranga n'ibibi by'amadiplome ibyo muzabimbaze nyuma. umwana yabahaye igisubizo avuga ati papa aracyari wa wundi cyangwa se papa ntagakiri wa wundi. mutege iby'umwana azabasubiza. waguha nimero z'ikigo se byiwe?
ukigira cyangwa nkaguha aderesi ni hano mu Kiyovu se Francis nguhe nimero z'ikigo uhamagare wowe uje se tukajyana tumufatanyije se noneho kuri ngo ushaka umwana nta nirindazi rya Deso ko wari uzi ko uje kutureba ubure wowe kure umwana umaze imyaka 15 mudahura ukagenda gutya imbokoboko ngo nshaka umwana none ngo nimumuhe kuri telefone undi hari utureshya abana hari ushaka kujya kureba umwana nako wajya kureba umwana imbokoboko ariko noneho uri kuvuga ngo nshaka umwana umaze imyaka 15 mudahura nta nakantu muzaniye nta nagakirse icyo nzi cyuko yari ameze yarahindutse ubu ari umugabo icyambere cyo ntabwo nayenzi ko ndahura n'umudamu ntabwo nayenzi ko ndi waje se none wari koza wikoreye ibintu uko mubona gutya avuga uko nguko wajya kubona akabarahindutse kabarijugunya aragiye niyo mpamvu rero nanze kubizana n'ubu navuze ati ni wa wundi ukiri muri bya bindi bya kera ushobora kubizana ugasanga yagiye naho aguhishe niba wenda muherukana kera ari mubi iminsi irashirika imyaka twabanye ndamuzi umujinya agira ndawuzi ahubwo sinzi naho ubu bwitonzi yabukuye nakumbwiye ngo ivugire no muruho ivugire muruho nta kintu utigisha ari gihe umuruho kwigisha nyine yambaze nta kinya wari kubona se ukana n'utwo nari mfite unyangaranyije n'umwana ishuri se ke ugira ngo ngiye kubera ibibazo sinakubwiye ko yaje nagiye gusobanuza ekonomi namusize umubiri we nta bintu by'icyatsi yisize ngo nimba babyita ibikesha noneho ngaho rero nise kutari uhari wagira ngo nkore asibi noneho ni ibiki wisizeho tatuwaje y'amazina y'umwana wawe gasome urabona se ari amazina y'umugabo tatuwaje y'amazina y'umwana wawe namwiyanditseho ko aho azagwa ariho nzagwa bari barabimbwiye ngo ko ufite amatatuwaje urabona se musomeri umva urabona ni my queen teta icyari cyananzanye kamera se ngiyi ni munsomeri nibi byari birimo niyo mpamvu mbikubaye iby'umwana wawe ariko ni iby'umwana wawe nsanga ari iry'umwana ariko iyo nsanga ari iry'umugabo umva n'ingoto nari kuyikura ngaho ibaze ariko ntabwo mukibona ku buryo bamukuramo ubu sura cyamfuhira wabonye umugore wawe umugore wanjye se safitiye umwana yego njye nta gahunda rero mfite icyo ngukeneye ni minerivare nuko wankuraho diplome y'umwana wanjye niba ukiri ugifite ubumuntu nicyo nsaba ibi byose ni ukubivugira aha ari famiye nta munsi atajyaga yemera ibintu pateta uze nkuko murahuye byibura muze kureba ukuntu erega ntago ari ngombwa ko ibintu byose tubiganira hano twese abantu bose bumva mushobora no kwiherera mukavuga mukajya ibyo muganira mwumvikana ubwanyu nk'umugore n'umugabo buriya muzanye kurusha uko twe tuba tubazi nubwo mwenda mutubwira ibyanyu ariko buriya hari ukuntu ushobora kubwira mwaganira ukwanyu ibyanyu nyine ngiye wenda tukazabyumva nyuma hari cyangwa ntitunabimenye ariko mukagira ukuntu mukemura buriya hagati y'umugabo n'umugore bagirana utuntu twabo nubwo mwatandukana nubwo mwatukana nubwo mwarwana gute hari aho bigera mukongera mukibuka ko uri umugore n'umugabo wa mugano uyu niwe wavuze ati ngewe nambaranye ubusa nawe ariko yaranjugunye nk'imbwa nta mu mwobo urumva namwe rero mukwiye gufata nimero niba ari nimero dufata niba ari zawafata mukasinya mukaganira kuri icyo kibazo ntabwo ari ngombwa ko muganira uko ndi kumwe namwe si ngombwa ko muganira uko ngo twicaye kuri kamera iyi saha tuvugana wamunzaniye namubonye turicara ahantu tutari kuri kamera tubiganireho ahubwo reka tugane ku musozi ndabimwemereye mama teta hari ikintu wumva babwira turi gusoza ke yewe ikintu nabwira umugabo wawe uwahoze vuga ngo uwahoze hato n'umugore bataba ari kunkurikira muri iki kiganiro dore ko nagowe ati uriya mugore aje kuntwarira umugabo
yewe rwose mana yanjye simuciriye urubanza ariko nabyo birashoboka sibyo. Icyo nabwira uyu wahoze ari umugabo wanjye ni minerivare yo kujya kwishyura akankura diplome y'umwana ku ishuri. Indi myaka yose naririye ndimara mfurira abantu ndakoropa ndabatekera bigeza n'ubwo nk'uko ubibonye nyine nabyaye. Urumva ibyo byose nabikoze kugira ngo umwana wawe agira ate ndebe ko yakwicuma kabiri. Aho nagejeje nawe umfashije wankura diplome y'umwana ku ishuri byibura nawe akareba ko yazajya yibonera amavuta cyangwa ibyo bisuko cyangwa uwo mwenda. Nta kindi namusaba. Imyaka kandi 15 ibihumbi 330 rwose ntuzayampe mu ntoki. Keza nguyu aramuzi n'umwana. Icyo ngusaba basi mporeza amari n'umwana kuko agahinda ko duteye ko karahagije karadusaza. Udukure diplome ku ishuri nta kindi nagusaba. Ibyo ndabyemeye nta n'ikindi narenzaho. Yego, reka tugane ku musozo. Ndabashimira mwese mwakurikiye kino kiganiro, ngira ngo mwumvise ku mpande zombi uko bose buri wese uko twaganiriye n'ibyo umwe yavugaga n'ibyo undi yahakanaga. Mujye muri comment ubasha kureba kino kiganiro, ajya muri comment twandikire, wandike nawe ugire icyo uvuga cyangwa se ugira inama ubagira bombo ko ari babiri kugira ngo babashe kongera kwihuza nk'umuryango wa mugani bongere babumwe nk'uko mbere byari bisanzwe. Reka dusoreze hano.